turagushimye muremyi wacu kubanye natwe ukomeje kuturinda izina ryawe nirihimbazwe tugusabye gukomeza kubana natwe bamwe mu gitondo abandi nimugoroba turagusabye ngo ubwo buntu bwawe bukomeze buturagire tubishimire izina ryawe amagambo yawe menshi yabwiye waremye uduhe imyumvire myiza buri wese ye kubwirwa n'abigisha abwirwe n'umwuka wawe tubishimire izina ryawe uzi bikwiriye kuri buri wese ubiduhere mu izina rya Yesu kuko tugana ku masaha n'undi atari burambanye tugiye kwigana gusa amagambo atubwira ngo uruhare rwawe mu kuzana amahoro mu isi uruhare rwawe mu kuzana amahoro mu isi ni ukubanza kuyazana mu mutima wawe ukayazana mu muryango wawe mu itorero urimo mu baturanyi bawe mu mubiri wawe mu bavandimwe bawe no mu bo mukorana uyu mwuga ukomeye wo kumenya kuzana amahoro urakomeye birakwiriye ko buri wese agerageza kumva noneho ibisabwa n'ibibuzwe kugira ngo nibura buri muntu wese nta muntu rubwibure muri aba ngaba aho wayazanira mu mutima harahari mu muryango harahari mu itorero harahari mu baturanyi harahari mu mubiri harahari mu bavandimwe wawe harahari no mu bo mukorana Bibiliya ni kwidutegeka hari inzira imwe rukumbi yatuma umuntu aha hose ahazana amahoro nitumara kuhagera aho buri wese ari bugerageze kumva biraza kutworohera aho buri wese ari bumenye icyo asabwa n'icyo awuzwe Paulo ari kwandikira Petero ari kwandika urwandiko rwa mbere mu gice cya 3 umurongo wa 10 yaranditse ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya kandi azibukira ibibi akora ibyiza ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire ngiyi mirongo navuga ko ni 20 ndasubiramo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya kandi azibukira ibibi akora ibyiza ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire ngiyi inzira abantu benshi cyane basabwa kunyuramo bakaba bamwe mu bantu bashobora kuzana amahoro mu isi aho baba bari hose wabisanga mu gitabo cyitwa Conquera Pacifique mu kigo cya mbere kibanza mu kigo kibanza mu gifaransa ni page ya 14 yaravuze ngo umunezero w'umuntu awukesha kuwuha abandi bivuga umuntu azi guha abandi umunezero umuntu azi guha abandi amahoro nawe ntabwo ajya yagira birasaba rero ko umuntu wese amenya kuyatanga bizasaba iki rero mu gitabo cyitwa kubaho utagira n'amakimbirane n'abandi page ya 47 haranditse ngo imbaraga zayo mahoro zikomoka ku rukundo amahoro no kumvira iyo umuntu akunda abandi iyo umuntu agira n'abandi amahoro kandi iyo umuntu adahora yiyanditsemo gusuzugura abandi byanze bikunze azana amahoro mu isi aho ni muri cyo gitabo niyo mpamvu dufite ibitero tugomba guhangana nabyo aho bavuze muri cyo gitabo page ya 148 haravuga ngo Abisirayeli bavuye mu Egiputa kuva 14 bavuye mu Egiputa hari aho bageze baracemererwa babura amahoro babura umutekano maze baratugereranyiriza ko natwe ari ibyacu igihe bari bacitse Farao bibwira ko batangiye kurabuka ubutayu bagiye kubona babona inyuma hari ingabo imbere hari inyanja kandi iyo nyanja yaratukuraga abahanga mu by'ubumenyi baravuga ngo icyo cyari kibakurikiye yari kamere n'ibitero byayo bonaho imbere kwari ukwihorera mbese muri magufi iyo twinjiye muri iyo ntambara iyo hari ibidukurikiranye bituzazanya ibituvuna mu buzima guhemukirwa kubeshyerwa gusuzugurwa ubwo butewe na Farao n'ingabo ze noneho nawe ubugiye gukora icyavutuma nawe ukora icyo bita vengeance ngo nawe imbere yawe ngo ubuhuye n'inyanja itukura kubw'ibyo ko icyaha kiratukura hariho kwibaza rero ngo
nkore nk'ibyo bankoreye, mvuge nk'ibyo bamvuze, mbafate nk'uko bamfashe, mbime nk'uko banyimye, mbange nk'uko banyanga. Icyo gihe ni ugucemberererwa, ubugeze ahantu hakomeye. Ibyo uba ugomba gushaka amahoro ngo yakurikire atagucika. Udakora nk'ibyo wakorewe, utavuga nk'ibyo wavuzwe, utabeshyera nk'uko nabo babeshyewe, utangana nk'uko wanzwe. Iyi nyanja wayiheramo. Kubw'ibyo bikaba bisaba iki rero? Ni ubuhunze. Iyo wagiye mu bukristo uba wahunze, uba uvuye mu bupagani, ariko imbere yawe uba ufite kamere nayo yakorera undi nk'icyo yagukoreye, kandi ugomba gushaka amahoro ngo yakurikire urebe ko wayashyikira. N'intambara yo mu zindi, abarwanyi barahari, bakurusha imbaraga, abakurusha kwihuta. Imbere yawe hari inyanja itukura, ukeneye kwambara intwaro zose. Urugamba rurashyushye. Mu Efeso 6 yavuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku busi mubi, kandi mubashe gutsinda imyambi ya Satani yose yaka umuriro. Ibi ntabwo ndi bujye ngenda bitindaho cyane, ahubwo ikintu cya mbere gishaka amahoro no kumenya kubaka ubucuti. Ni mu gitabo cyitwa baranyuranye ariko nta wabatandukanye, ibyo bita différents inséparables. Baje ya 144-145 haranditse ngo mbere yuko abantu bakurushite bagomba kubanza bahuza amarangamutima, kugira ngo iyo mukunda bimwe, mushaka bimwe, mwerekeje hamwe, ubucuti buraza. Byanze bikunze yewe uretse niki n'abajuru ubwabo ushobora ugasanga ari inshuti. Iyo muhuje amarangamutima, ubwo bivuze ngo kwiyumvamo gukunda bizana amahoro. Iyo uri kumwe n'umuntu ariko ukabuzi ko agukunda, mu bwenge bwawe waramaze kwiyandikamo ko agukunda, muri wowe ugira amahoro. Kabiri, kuri w'agaciro imbere ye. Iyo uri kumwe n'umuntu ariko amenya ko mubo yandagaza, mubo yatesha agaciro, mubo yakwanga, mubo yakwima, ugasanga utarimo, ukamaze kumenya neza uwo muntu agoha amahoro, bituma ugira amahoro. Ku ngingo bwo turi mu bintu bita guhuza amarangamutima, yarangiza mbese bukaba musa naho muri mariye murahuje. Ku ngingo ya 3, kandi ko wubashywe. Iyo uri kumwe na muntu ariko amenya ko aguha agaciro, ukabuzi neza ngo ko biri kose ninantuka hariya ashobora kunyimukira, uzabireba byonyine ubwabyo gusa. Kiya abana bicaye hano utabashidikanya, ushobora kwinjira mu muryango, yarangiza hari abari bicaye, ugakomeza ugakataza kuko uzi ko nuhagera bari buhaguruke. Umuntu rero iyo uzi ko akubashye nabyo biguha amahoro. Ku ngingo ya 4, kandi ko akwemera mu bwenge bwawe, ukamenya neza ko uyu muntu aranyemera. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu akwemera uko muresheje intambwe, ahubwo umwana yajyana n'umubyeyi akagenda mwishimiye kandi batanganye intambwe. Bibaho rero ko mu muryango, mu baturanyi, ntabwo ari ngombwa ngo abantu baresheje intambwe, ariko iyo mukunda amahoro umenya ko mugenzi wawe akwemera. Kavuga ati arabizi ko ntazi gusoma, arabizi ko ntazi ururimi, arabizi ko ntazi kwandika, ariko aranyemera. Bibaho. Yarangiza uko guhuza amarangamutima nabyo bizana amahoro. Ku ngingo ya 2 ikomeza kuragira ubucuti bw'abantu, nibyo bita ubucuti mu buhanga, cyangwa se mu yandi magambo mu bujijuki. Iyo umuntu muhuza imyumvire, mugahuza icyerekezo, mu gukorera inyungu rusange no mu kubaka umubano, uyu muntu nabwo iyo mwamaze guhuza icyo cyerekezo nabyo bizana ubucuti. Ndabisubiramo, iyo muhuza imyumvire, mwavuga ati kutari guteka vuba kandi uko n'isaba tugiye gutangira, kavuga ati ahubwo mfasha nanjye umutima urahagaze, nandi kubona nkabona wewe waba uri kuzinga imyenda, yarangiza nanjye nkaba ndi guteka isosi. Iyo myumvire yavuze ngo mbe isaba to ni yawe, ubwo urukumva ko bitandukanye. Niba nyishe ni Imana tuzabonana, ntabwo ari yawe, wowe ndeke yumpa amahoro. Ubwo ko mudahuje imyumvire ntabwo mwaba inshuti. Noneho ko bw'ibyo guhuza imyumvire, guhuza icyerekezo, mu gukorera inyungu rusange no mu kubaka imibano, ibi bintu bizana amahoro. Ngibyo ibintu uruhare rwawe mu kuzana amahoro hahandi hari twabonye, ni mu mutima wawe, ni mu muryango wanyu, ni mu itorero ry'Imana urimo, ni mu baturanyi bawe, ni mu mubiri wawe, ni mu bavandimwe bawe, no mu bo mukorana. Mu mubiri ntabwo nahagera, ndaza kuhagera nyuma ndi gusoza.
gusa iyi ni ingingo ya kabiri yo igaragaza ko ari ngombwa kubaka ubucuti kuko n'ubucuti nabwo iyo uri kumwe n'umuntu witwa inshuti yawe ugira amahoro yarangiza ariko ntabwo ipfa kuba ari inshuti gusa ahubwo ibyo mutandagajanye cyangwa se mukagira ubumenyi bwungurana iyo umuntu atakwandagaza yakubonye kosa ariko ntawe yabibwira yakubonye ubizambya ariko ntabwo yabivuga hanze ntabwo yabitaranga yarangiza uwo muntu nawe iyo mubanye ubuzi ngo nubwo mbijambije ariko ndabizi ko bitazagera hanze uyu muntu mubana amahoro byongera ubwanje kuko muri iyi si byanze bikunze ntabwo wabona abantu batagira amakosa noneho ubumenyi bwungurana ibyo nabyo ibyo bita connaissance reciproque ni umuntu abantu babana akabuzi ngo icyazi cyiza azakimbwira nadi icyo cyiza azacyakirana neza iyo mufite ubumenyi bwungurana nabyo bihesha amahoro hari ujya kubona ukabona umuntu hari igihe asomye akantu keza akakakoherereza ubwo ibyo nabyo bitera amahoro niyo mpamvu mu kubaka amahoro n'uruhare rw'umuntu wese ndagira ngo hatagiye byinshi cyane icyo nakunda ni ubwubahane bushingiye ni ingingo ya gatatu ni ubwubahane bushingiye ku bitsina icyo nacyo kizana amahoro buriya imana ijya kurema ikabwira ngo Adamu ni umugabo ikabwira Eva ngo ni umugore biracyari bya bindi umugabo arabwiwe ngo ni ukuri uzabona umutsima wawe ariko wiyushye akuye irongera ibwira Eva ngo ni ukuri wowe kwifuza kwawe kuzaba ku mugabo nubwo turi mu isi siganwa isa n'isi ihinduye icyerekezo ku mpande zose ariko ikimenyetso nyamukuru cyiza ni uko byanze bikunze umwana w'umuhungu uri mu rugo mushiki we akwiriye kumwubaha nk'umuntu uzayobora urugo rwe umubyeyi akwiriye kureba umwana w'umuhungu we nubwo ari we wamubyaye akavuga ati ariko uyu azayobora urwe akamuhera ishema icyo kintu yarangiza n'umuhungu nawe kabuko tiyandagaza mushiki we akavuga ati nawe azaba nyina w'abana ahandi reka muhe ishema rimukwiriye ibyo nabyo biri mu bintu bituma abantu bubaka icyubahiro n'ishema ariko bishingiye ku miterere y'ibitsina ubwo ndacyasoma cya gitabo nuko nanze kwirirwa mbijyamo akantu ku kandi ati abantu ikindi cyakeza n'ubucuti giteye ubwoba n'ubucuti mu by'umwuka iyo musengerana iyo mubwirana ijambo ry'Imana iyo muririmbana iyo mwibutsanya iyo muterana akanyabugabo iyo muhumurizanya ibi nabyo bizana ubucuti muri magufi iyo uzi kuzana amahoro nuko bimera noneho ku ngingo ya iheruka y'ubucuti nicyo bita urukundo rumeze ruti mu muryango igihe yaba mu baturanyi yaba mu itorero urukundo iyo rwinjiyemo bwa mbere aravuze ngo ni nk'umucuruzi utanyereza urukundo ngo ni nk'umucuruzi utanyereza bakoresha iryo jambo paji 157 muri cya gitabo baravuga ngo ni indyo idahinduranywa muri magufi ntawe ukwiriye kurambirwa gukunda undi ni umukunda mu gitondo nakuba nk'umukunde na nimugoroba umukunde nukanga ko umukunde yarangiza iyi ndyo ntabwo igirambirana yitwa urukundo n'Imana niko tugomba kubana niko twabana nabo twashakanye niko twabana n'abaturanyi niko twabana n'abana twabyaye niko twabana nabo tuvukana niko twabana nabo dukorana urukundo ni indyo itarambirana ntabwo mbese umuntu yakubwira ngo reka nikera unkunda oyi ni indyo ariko itagize te itarambirana kubw'ibyo rero birakwiye ko abantu bago si ikintu cyoroshye gukunda kandi nabwo ntabwo ari ibintu byoroshye umuntu agomba kumenya neza kugira ngo ushobore gukunda no kugira Imana muri wowe kuko bavuze ngo Imana ni urukundo udakunda ntazi Imana kugira ngo uzashobore gukunda abantu kandi bakunda urukundo rudahinduranywa kandi uhore buri gihe wumva bakunze keretse kugira Imana muri wowe nibwo buryo bwiza naho abandi benshi cyane bararambirwa ku ngingo ya gatatu igize urukundo rurahenze kugira ngo umuntu arugereho abatanze kuzirikana undi kubw'ibyo rero rurahenze impamvu ruhenze nuko nyirukurugira uko akora ibyiza bikorera uwakunda ntabara ahubwo ahorana amakene niyo mpamvu uru rukundo rugize rute rurahenze ubirebera ku mwana na nyina aho ujya kureba yarangiza ugasanga umubyeyi yaguriye umwana we akagofero agasanga nubwo ari gashya ariko agakabutura gashaka akamugurira akabutura yamara akamugurira agasanga agapira gacuyutse akongera akagura kandi yamurogura ati akwiriye n'udukweto nakaza kutugura atariko akwiriye n'amasogisi urukundo ruhora ufi kunda undi ntabwo nangiza amakene yo kumukunda
ngibyo ibintu byubaka amahoro ngire nti wenda ahari kuri buri wese yagerageje kubyumva. Ibyo biri muri icyo gitabo cyitwa baratandukanye ariko baranyuranye ariko ntibatandukanywa, paji ya 57 niko bavuga ayo magambo. Niyo mpamvu wenda kuba bigifite kubazagikurikirana harimo amagambo menshi cyane muzasoma kandi y'ingenzi, aho nakwifuza ko buri wese ni kuri iyo page, ntabwo ndi bugerageze kubitindaho cyane, ahubwo ndasoma mu gitabo kuko turi gushaka ngo nibura buri muntu wese agerageze kubikurikirana mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison page 378 harimo aya magambo navuga ko buri wese yashobora kuyumva kandi akamubera meza. Harimo aya magambo agira ati, haranditse ngo le privilège de la vie, amahirwe yo kubaho. Hariho burya muntu yabaho ariko nta mahirwe afitemo, hakaba nababaho ntibamenye guha amahirwe babonyemo. Sinzi hariho abantu baba mu buzima ariko nta mahirwe babonyemo. N'abantu batatu ndi gushaka kuvugaho. Hariho amahirwe yo kubaho, hariho abatarigeze bagira amahirwe mu buzima bwabo, hakaba n'abayabonye ntibayaha agaciro, hakaba n'abayazi bazi kuyazigama. Abo niyo mibereho y'abantu ku isi. Ndasubiramo, hari ukubaho ariko mu buzima nta mahirwe bagezemo. Yarangiza hakaba undi we yarayagize ariko ntiyayamenya, hakaba undi nawe akaba yazi azi kuyaha agaciro. Wabarirwa se mubahe uramutse ushaka kuzana amahoro? Ikiza ni ikihe? Haranditse ngo nous ne passons en ce monde qu'une fois. Iyi si muri kureba umuntu ayinyuramo rimwe gusa. Iki gitondo ntabwo kizagaruka, uyu mugoroba ntuzagaruka, iyi sabato twabwo twarigeze tuyigeramo kandi ntabwo tuzayigarukamo. Mu isi umuntu ahanyura rimwe gusa. Ubwo ari uko bimeze rero, tukaba tuhanyura rimwe gusa. Hepfo aravuga ati et nous ne séjournons que très peu de temps, kandi tuyirwamo akanya gato. Iyi si yacu uri kureba imyaka wawe umaze, nta hantu wamaze iminsi 2, nta saha imwe wamaze mu minsi 2. Ahubwo buri gihe umuntu aba ari umugenzi. Niyo mpamvu uwo wahaye ejo ubwo byararangiye, ubwenge wari ufite ejo ubwo bwararangiye, imbaraga wari ufite ejo ubwo nize ejo. Abantu b'abahanga mu by'ubwenge birinda kwivugaho ibyo bavugwaho. Ntabwo wenda nibira ko njyanye namwe kugira ngo nibura batwumva, wirinda kwivugaho ibyo bakuvugaho. Kubera iki? Bashobora kuvuga baturiya muri kureba n'umunyabwira, ni ya saha babonye. Ubaye umunebwe none cyatuma bitagupfana kuko wabugiye kubyina yahindi bari kubyina yejo, ni icyo bari babonye. Ahubwo kuri umugenzi kandi akamumwisimo rangira, ubwo aho wanyuze hararangiye, wowe komeza umuhati. Niba bavuga batari kwakunda Imana, ni hahandi babonye, wowe komeza uyikunde none. Niba bavuga batari rero muri kureba n'umusomyi, ni hahandi babonye, wowe komeza usome. Yarangiza mbese nkuko kurya kwejo kutamara inzara none, ni nako ubutwari bwejo utashobora kubwimurira none. Nicyo gituma Paulo ndetse na Yesu avuga ngo nicyo gituma ufashe isuka atareba inyuma. Iyi si tuyinyuramo rimwe gusa, yinyuramo neza. Niba watambutse saa moya neza, saa 2 nawe irinde witambukemo neza, saa 3 kuko ntabwo biri bugaruke, ntabwo uri bwimuri bya saa moya ngo bije saa 3. Yuwa maso buri kanya umenye neza ko isi bayinyuramo rimwe gusa. Ejo niba waratanze ntukibwire ngo wimanye none bakomeza gushimira uko watanze. Oya, byanze bikunze isi bayinyuramo rimwe kandi umuntu ayimaramo akanya gato. Faisons donc rendre à notre vie son maximum. None ahubwo tinyuramo rimwe ubuzima bwawe yubuzuzamwo ibikenewe byose. Ni ibihe rero? Ni ukwera, ni ugukiranuka n'ubwenge. Icyo ni kimwe. Ibindi bitatu ni imico myiza, n'ubundi ni ubwenge n'ubuzima. Nabyo uzabi ubu buzima yubuzamwo ibikenewe byose. Bivuze ngo kiranuka, gira kwera kandi gira n'ubwenge. Noneho ubuzima uyubuzamwo ibikenewe byose. L'œuvre à laquelle nous sommes appelés ne nécessite ni richesse ni distinction sociale ni talent. Ndasubiramo, l'œuvre à laquelle nous sommes appelés ne nécessite ni richesse ni distinction sociale ni talent spécial, mais un esprit de bonté et de sacrifice.
umurimo dusabwa cyangwa se umurimo dusabwa muri kino gihe avuze ngo umurimo twahamagariwe w'ingenzi ntabwo usaba ubukire umwanya urimo usumbya abandi icyo ni kimwe si taranto nyinshi cyane z'agahebuzo ahubwo dore icyo ukeneye ni umwuka w'ubugira neza ni umwuka wo kwitangaho igitambo ni ibintu bibiri tugezeho icyo ukeneye si ubukire hariho abawufite kandi badafite amahoro icyo ukeneye si amataranto menshi hariho abayafite bakurusha kumenya byinshi ariko batazabona ijuru yarangiza mbese dushobora kuba ku isi turushanya indimi turushanya kwandika turushanya kugenda turushanya gucuruza ariko bikarenga ukazabirenga ukabura umuntu yacumbikira undi mu nzu y'ivundi igihe ufite ya cyami yabuze aho amushyira bitewe n'iki hari impamvu ni uko haba hari ikibura muri we niyo mpamvu muri kino gitabo baratubwiye ngo igikenewe rero si icyo ahubwo hakenewe ibi bikurikira hakenewe ubugira neza kwitangaho igitambo bien défini n'umugambo hamwe umuntu akenewe muri ubu buzima akeneye ibintu bitatu akeneye kuba ari umugira neza icyo ni kimwe akaba azi kwitanga yitangira abandi igitambo icya gatatu akaba afite umugambi usobanutse uhamye niba ari ijuru gushaka ukaba ufite umugambi uhamye niba ari gusenga ushaka ufite umugambi mbese ntabwo ari kugenda ukubita hirya no hino mu bitekerezo ahubwo ufite intego idahushwa ngibyo ibintu bikenewe muri ubu buzima nabyo biri muntu kubana n'abandi ubagirira neza kubana n'abandi ubitangiraho igitambo kubana neza bafite umugambi uhamye ngibyo ibintu bizana amahoro une chandelle aussi petite soit-elle agatara nubwo kaba gato cyane cyangwa se tukite bougie est capable d'animer un grand nombre d'autres wenda tugereranye na kabuji cyangwa se tugereranye n'ikibiriti ngo ikibiriti kimwe gusa cyangwa se kabuji kamwe kakongeza andi menshi ibyumba byose bikuzura umucyo ubwo bakubwira uki rero ngaho kongeza uwo washatse yake nawe kongeza umwana wawe nawe amurike kongeza umuturanyi nawe amurike kongeza umuvandimwe nawe amurike nicyo bakubwira ako gatara kawe humura essence cyangwa peteroli ntabwo izashiramo ahubwo ukurushaho mu by'Imana ukurushaho gucanira benshi ni kurushaho kongera umucyo muri wowe ni kurushaho gukoresha imbaraga zawe ngo zigere kuri benshi niko urushaho kuzigira nyinshi hepfo arakomeza ati notre sphère de notre sphère d'influence peut paraître insignifiant shobora kuba icyitegererezo cyawe atari kinini cyane shobora kuba udakize cyane mbese amagambo yawe si ubumenyi bwinshi ibikorwa byawe si inyungu nyinshi yarangiza imyifatire yawe ntabwo uzwi henshi yarangiza imyambarire yawe nturi umukire yarangiza mu maso hawe nturi inzobe ariko biramutse icyo nicyo mvuze nicyo cyitegererezo cyo bita influence niyo rukuruzi niho abantu bakurebera burya abantu bakumenyera mu byo uvuga bakumenyera mu byo ukora ni rwo rwandiko babwiye ngo turi urwandiko rusomwa na bose ushobora kuba mu buzatanga wowe utazatanga umufuka w'amakara ariko washobora kubwira undi ngo rahura nta kibazo ukure habiri wowe akaba ari uko ushoboye ushobora kuba utazatanga umufuka w'umuceri ariko uzabahamagara umwana ati ngwino usangire n'abandi ushobora kuba utazatanga bwate y'amakaramu ariko ukamubwira ngo reka tuyisange iyo wandika nanjye umpereze twandike nibyo yarangiza ushobora kuba icyitegererezo cyawe atari kinini cyane ariko muri wowe harimo umwuka w'ubwira neza muri wowe harimo kwitangaho igitambo muri wowe harimo umugambi uhamye wo kugira neza cyangwa se ufite intego ihamye yarangiza ushobora kuba muri wowe utazasabwa byinshi ushobora kuba mu maturo yawe hatazajya mu kimasa ushobora kuba muri mu mihigo yawe hatarimo 100,000 ushobora ko mbese muri magufi ushobora kuba mu ndirimbo zawe ntayo uzahimba uretse kuririmbana n'abandi ushobora kuba utazabwiriza ariko uzazinduka baravuze ngo icyitegererezo cyawe gishobora kuba ari gito cyane ariko kigomba kuba gifite umugambi uhamye kaba niyo ntego yawe niyo mpamvu bakoresha iryo jambo byo ngubwo nguso ati notara minime shobora kuba ni taranto zawe ari nto cyane des occasions qui se présentent à nous rare ushobora kubona kanya ko gukoresha umwanya wawe gashobora kuba ari mboneka rimwe no circonstances limité ushobora cyangwa se bavuga ngo no connaissance limité ushobora kuba dufite n'ubumenyi buri hasi cyane butari bwinshi cependant il nous est possible d'accomplir de grandes choses si nous nous mettons
fidèlement à profit des occasions qui se fait naître dans la vie familiale. Ariko nubwo twaba dufite itaranto nkeya, tukaba dufite amafaranga make, ubumenyi bwacu ari buke, ariko dushobora kuzagera kuri byinshi, dushobora kuba tuzagera kuri byinshi binyuriye mu ijambo rikomeye cyane bavuze ngo niba akanya kose tugakiranukaho cyane cyane aho turi mu miryango yacu. Dushobora kuzatanga icyitegererezo gikomeye cyane ku isi bitewe n'iki. Abashimwe bose, yaba ari Yosefu yashimiwe mu nzu yari arimo imwe, yarangiza Daniyeli nawe ni muri biro imwe, Aburahamu niwe, Yobu niwe. Abantu benshi cyane bajya bashaka ibihangange byakoze ku isi, ariko abantu benshi cyane bifite nk'abakiranutsi ni abagiye bakiranuka bakamenya guhesha amahoro aho bari bari. Niyo mpamvu avuze ngo dushobora gutanga icyitegererezo gito, tudakomeye, tutari ibirangirire, ariko ukiranuka mu byo dushinzwe iwacu bikaba bizazana icyitegererezo gikomeye cyane. Hepfo harakamera ati si nous ouvrons nos cœurs et nos foyers au principe divin, nituramuka twemereye gukingurira imitima yacu n'ingo zacu ngo amahame yinjire, nituramuka twemereye imitima yacu n'ingo zacu ngo amahame y'Imana yinjiremo, ukemera uti ndashaka ngo mu wanjye hari igihe haririmbirwa, ndashaka ko hajya haganirirwa iby'Imana, ndashaka ko hajya hakorerwa inama z'iby'Imana, ukugurura umutima wawe n'urugo rwawe ngo ariko iby'Imana byinjiremo. Icyo ari cyo muzirikana neza cyane. Haravuze ngo nous deviendrons à notre tour les dispensateurs d'une force vivifiante. Mu ruhande rwacu tuzahinduka imbaraga ibeshaho de nos maisons emanelo alors de rayon salutaire. Mu ngo zacu hazahinduka ahatanga imirase ikiza. Birakenewe yuko twese tumenya neza ngo umuntu nagerageze kugira neza, nagerageze kwitangaho igitambo, nagira umugambi uhamye, nubwo yaba adafite byinshi, nubwo yaba atazi byinshi, nubwo yaba adashoboye byinshi, ariko intego ye ari iyo ngiyo, umugambi wari uwo nguwo, ashobora kuzabaho akazatanga icyitegererezo gikiza abandi nk'uko byagendekeye abandi. Porta la vie, la beauté et la fertilité, là où règne la stérilité et la désolation. Dushobora niba uko tubaye, dushobora kuzazana ubugingo n'uburumbuke ahari humagaye kandi hamatongo. Abatavugaga rumwe, abatasekaga, abatubahanaga, abatagenderanaga, abatasangiraga, turamutse tubanye nabo aruko duteye amaherezo bazaryoha kuko natwe twabaryoheye. Reka rero muri uyu mwanya w'iki gice cya mbere umuntu wese yumvemo iki kintu gikomeye cyane, ko agiye kugira uruhare rwe mu kuzana amahoro mu mutima we, ubwo yirukanye mu bwanzi, mu muryango we ubwo harimo kubahana, mu itorero ubwo harimo ubwumvikane, yarangiza mu baturanyi ubwo harimo kubana neza, mu mubiri we nubwo ariho turubarangirize ubwo awurinze, mu bavandimwe be habayeho kubungura, ndetse mu bakorana ntawe yandagaje, ntawe asuzuguye. Ubwo ngo iki cyo twahamagariwe, kuko byanze bikunze kugira ngo ukurikire amahoro amaherezo uyashikire. Ngibyo ibintu twahamagariwe. Rero tugarutse kubirebana n'uyu mubiri kugira ngo nibura no mu mubiri tugiremo amahoro. Mu gitabo cyitwa gukiza kwavuye mu ijuru, ubisomye neza wasomamo byinshi, ariko nge ndasoma bike cyane nsoza iyi ngingo. Paje 217 na 18 y'igitabo cyitwa ibyatwa byo mu minsi y'imperuka, haranditse ngo ni paje 218, haranditse ngo abahoze bagize umuryango umwe baratandukanywa, ikimenyetso cyashyizwe ku bakiranutsi bazaba bazaba banje umunsi nzakoreraho. Ni Maraki 3:16-18. Ni kuwiteka avuga, nyiringa bavuga, nzababarira nk'uko umuntu abarira umwana we. Ahangaha haranditse ngo abumviye amategeko y'Imana bazifatanya n'abera mu mucyo, ababayeho mu buzima. Ariko ijambo ribabaje ni hariya ngo abo mu muryango umwe baratandukanywa. Ni Yeremiya 3:14.
kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nshaka ko nibura buri wese muri uyu mwaka yabyibazaho. Nawe tekereza kuba umwana azanyurukwe n'umugore akanyurukwe yarangiza bo bagahurira mu byiza, wowe wari ushinzwe ukanyura habi ukarimbuka. Sanureba byonyine ubwabyo umugabo n'umugore bo banyuza heza, abana bakanyura habi. Sanureba abana banyuze heza, ababyeyi babo bakabanyura habi. Bizaba bibabaje igihe abo mu muryango umwe azashyirwaho ikimenyetso cy'Imana undi ntagishyirweho. Ni ukuri bizaba biteye agahinda kandi binababaje cyane. Kubera iki? Baravuze ngo bazinjirira mu marembo y'umurwa kandi bazagira uburenganzira bwo kugera ku giti cy'ubugingo. Abo n'abafite cya kimenyetso cy'Imana. Umwe azajyanwa, izina rye rizandikwa mu gitabo cy'ubugingo, mu gihe abafitanye isano nawe bazaba bafite ikimenyetso cyo gutandukana n'Imana by'iteka ryose. Yarangiza ngiyi ijambo ribabaje tugomba kwitaho cyane. Kubera iki? Benshi mu bataragira amahirwe kayo twaronse bazajya mu ijuru baritanzemo abahawe umucyo mwinshi nyamara bakaba batarawugendeyemo. Ndasubira muri uyu murongo, ndavuze ngo benshi mu bataragira amahirwe nkayo twaronse bazajya mu ijuru baritanzemo abahawe umucyo mwinshi nyamara bakaba batarawugendeyemo. Hariho abantu bamara kumva bati uyu mucyo n'uyu, barya barya banywa barya, aya niyo masaha meza yo kurya, ibiribwa n'ibi ngibi ku rugero rungana rutya, ibintu byemewe. Hariho ababonye umucyo mwinshi cyane uhereye mu bwana bwabo kugeza ubwo umusore akazaba umusore akumi ningo yarangiza nyuma agashingirwa nawe akabyara, ariko umucyo bamweretse ntigeze awugenderamo na rimwe. Yarangiza abazawubona saa 11 kuri bo, abazawubona hasigaye akanya gato cyane ngo imbabazi zirangire, abazawubona wenda muri wa munota uheruka w'ijwi rirenga rya marika wa gatatu, bashobora kuzatangamwo ababonye umucyo ariko ntibawugenderamo. Byaba bibabaje. Benshi babayeho mu buryo bujyaniranye n'umucyo bahawe kandi bazacirwa urubanza hakurikijwe uwo mucyo. Abantu bazacirwa urubanza hakurikije umucyo bahawe ukungana. Buri wese agomba gutegereza igihe cyagenwe kugeza ubwo umuburo uzaba wageze mu birere byose by'isi. Ntabwo Imana ishaka guhutiraho, ahubwo irashaka ngo nibura umuburo ugere mu birere binyuranye by'isi kugeza ubwo umucyo uhagije n'ibihamya bizaba bimaze guhabwa buri mutima. Bamwe bazahabwa umucyo muke n'abandi, ariko buri wese azacirwa urubanza hakurikijwe umucyo yakiriye. Ntabwo Imana ihutiraho, ntabwo Imana ishaka impamvu, ntabwo Imana yayinuba, ahubwo umuntu wese azacirwa urubanza hakurikijwe umucyo yakiriye. Twahawe umucyo mwinshi ku birebana n'amategeko y'Imana. Ayo mategeko niyo apimirwaho imico. Kuri ubu ngubu nibwo umuntu asabwa kwisanisha n'ayo mategeko kandi azacirwa urubanza ku munsi ukomeye uheruka hakurikijwe ayo mategeko. Uwo munsi rero abantu bazahembwa hakurikije umucyo bakiriye. Uwo munsi abantu bazahembwa hakurikije umucyo bakiriye. Noneho nihuse cyane, niyo mpamvu nsomye aya magambo aravuze ngo ku munsi w'urubanza bamwe baziyitirira ibikorwa runaka cy'ubugiraneza nkaho gikwiriye kubahesha agaciro. Bati twirukanya abadayimoni twagize dute, ariko ntabwo bazabona ubugingo bitewe n'uko isano yabo n'Imana ntabwo yari yuzuye. Ikintu tuba dusabwa kumenya neza nicyo bita ni kwiannexa, ni ukwipfundika hamwe n'Imana. Noneho Imana tukayemera igakorera muri twe, kandi icyo yanga twe tugikunze tukayibwira kudushoboza kucyanga. Ikikunda twe tunanirwa tukayisaba kugira kugishobozwa. Yarangiza muri twe tituzayimurikira ibyiza twakoze, ahubwo tukazayimurikira ukuntu twabonye ukuntu yadukoresheje, kuko ntacyo mushobora gukora mutagize mutamfite. Aya magambo ndayagarukiza kuri iki gice, aho nshaka ko buri wese yagaragaza kumva kugira ngo nibura tujye kuri wa mubiri, aho nibwira ko buri wese yagaragaza kumva kandi akanabiha agaciro. Ngarutse kuri uyu mubiri, page ya 11 y'igitabo cyitwa Gerezo Divine, page ya 11 harimo aya magambo ukuntu umuntu yakwiha amahoro muri uyu mubiri. Si byinshi cyane. Uravuze ngo nibura niba dushaka kugira amahoro, baravuze ngo manger calmement et bien mastiquer pour profiter au maximum des bénéfices nutritionnels des aliments et des plaisirs de la table. Mujye murya mutuje
kandi mukanje neza kugira ngo inyungu z'imirire zibagereho. Mujye murya mutuje kandi mukanje neza cyangwa se munoze neza kugira ngo ibyo turya bitugirire akamaro. Ku ngingo ikurikiyeho, boire beaucoup d'eau durant la journée afin que l'urine ne reste pâle. Mujye munywa amazi ahagije ku manywa, ntabwo ari nijoro, ahubwo abantu bajya banywa amazi ahagije ku manywa kugira ngo nibura inkari zabo zise neza. Ne pas boire de liquide pendant le repas. Mujye mwirinda kunywa muri kurya juste avant le repas ou peu de temps après le repas. Mwijya munywa mwenda kurya, mwijya munywa muri kurya kandi mwijya munywa murangije kurya. Ubwo ni uburyo umuntu agiye kubana n'umubiri we bakabana amahoro, kuko niyo ngingo ya karindwi twabonye. Ku ngingo ya ikurikiyeho, sauter régulièrement de 1 à 4 repas, nibura mu magaburo ane ujya wasimbutse rimwe. Ubwo bivuze ngo usibe kurya. Kubera iki? Le jeûne permet de dédiquer l'appétit. Iyo umuntu ajya agira igihe cyo kubwirirwa akunda gushobora guteka ipfa rye, ntabwo yongera gutwarwa n'ibiryo, ntakurwa n'ibiribwa. Kubera iki? Et donne une meilleure maîtrise de soi. Umuntu uzi gusimbuka amagaburo runaka ajya aba mu buzima bushoboye kwitegeka. Iyo umuntu agira igihe cyo gusimbuka kurya, hano baravuze ngo igihe ahandi bavuga ngo nibura rimwe mu magaburo 7, hano bavuze ngo rimwe mu magaburo 4. Yarangiza ariko baratubwiye ngo bishoboza umuntu kumenya kwitegeka, ku buryo umuntu akurakaza ntusandare, akakwima ntiwihorere, akagusuzugura ntugende ubivuga, ugasa n'utabibonye kandi wabyumvishije. Abantu bategeka ifu byabo bikagira amahoro, kubana amahoro nabo ubwabo no kubana n'abandi amahoro biraborohera, kuko kwitegeka biraza bikoroha. Hepfo arakomeza ati, le jeûne est également un remède excellent pour beaucoup de maladies. Ariga kwiriza ubusaru rimwe utarakaye atari ubunebwe, yarangiza bishobora gukiza indwara nyinshi cyane, spécialement pour les personnes qui ne travaillent pas physiquement. Cyane abagomba kujya bagira igihe cyo kwigomwa imirire n'abadakoresha amaboko yabo. Ubwo bivuze ngo babanebwe babirwa muri mabiro, abo bose bajya bagira igihe cyo kwica igaburo. Noho wa wundi uri kwirukanka, uri kwasa, uri kwirukanka, byanze bikunze nta biryo bimwirwamo, nta bintu bigenda ngo. Niyo mpamvu uzasanga bamwe barya gasa naho bitabayoboka bitewe n'imiruho baba bafite. Manger de repas à 6 heures d'intervalle. Mujye murya nibura amagaburo 2 kandi hagati y'igaburo n'irindi haca amasaha 6. Iki nacyo mukizirikana neza, hagati y'igaburo n'irindi hace amasaha 6. Bizakumarira iki? Turi gushaka kubana amahoro n'umubiri wacu twebwe ubwacu. Byongera ubwabyo kubera iki? Bizabyara iki? Améliorer la mémoire et l'intelligence. Iyo umuntu ajya arya hagati yo kurya n'ukundi, hagati y'igaburo n'irindi hagaca amasaha 6, muri we afata mu mutwe neza kandi ubuhanga bukiyongera. Icyo ni kimwe mu bintu bikomeye. Ubuzima muri kubona dufite none nta wakwegamira abandi mu bwenge no mu buhanga no mu kwibuka ngo azabeho, ahubwo turasaba kwegamira ku Mana, ariko nako dushoboye kwiyobora. Ariko ngo dushobore kwiyobora no kwibuka biradusaba ngo nibura hagati yo kurya n'ukundi haca amasaha 6. Cya kabiri, fortifier les os et ménager les reins. Iyo umuntu arya hagati yo kurya n'ukundi hagaca amasaha 6, agira amagufa akomeye kandi impyiko zigakora neza. Ubwo mwumve ko ubwo ari amahirwe ateye ubwoba. Hagati yo kurya n'ukundi tugomba kurya amagaburo 2, icyo ni kimwe. Hagati yo kurya n'ukundi hagaca amasaha 6, amagufa yacu agakomera n'impyiko zacu zigakora neza. Gatatu, augmenter l'énergie et diminuer le stress. Kandi ntabwo bigarukiraho gusa, ahubwo bijya byongerera umuntu imbaraga kandi ntakunde guhangayika. Iyi si muri kureba ibihangayikishije ni byinshi, ariko ubyemera ukabitumbira, watana inzira, wakwivugisha, warondogora, yarangiza wagwara ibivugu, yarangiza warira n'abandi bakureba, cyangwa se watonganira no mu modoka, bitewe nuko iyo umaze gukora icyo bita déborder, icyo bita les pensées en ébullition, intekerezo zikurimo ziri gutogota, wakwibuka ubupfura bwagucika. Bigusaba ngo nibura hagati yawe kurya n'ukundi hace amasaha 6, bizatuma udahangayika kandi uzahorana imbaraga. 4, faciliter le contrôle du poids. Biratuma ibiro by'umuntu amenya kubijera. Ntabwo agira bya biro, tagira bwa bwira nibwo butuma nibwo kugenda bitewe no kugenda rwuhora umuyaga, ariko ntanagira na bya biro anibwo guterura. Yarangiza birakwiriye ko iyo ni ingingo ya 4. Ku ngingo ya 5, diminuer cancer, les maladies cardiaques et le diabète. Iyo umuntu arya
akarya hagati yo kurya n'ukundi hagaca amasaha 2 ya kanseri twabonye kubadukurikiranye ku manywa ntabwo imbaraga zayo zikomeza kuyongera. Kabiri, umutima ntabwo wongera gutera nabi, imvuru z'imiterere y'umutima zirashira. Gatatu, diabete ntabwo yagufata. Ngaya amahirwe yo kumenya gutegeka kurya kwawe kugira ngo nibura umuntu amenye icyakorwa mu gihe nk'iki ngiki, kuko hari abantu benshi cyane baba batazi icyo ibisabwa n'ibibuzwa, kuko abantu benshi cyane bapfa kubireba byo mu rwabyo gusa ariko ntibabikurikirane. Page yacu 140 ya kino gitabo cyitwa Guérison Divine haranditse hagira ngo la réforme sanitaire doit accompagner le message du troisième âge. Ubugorozi bw'ibyamagara mazima bugomba kuba buherekeje ubutumwa bw'Amerika wa gatatu. Non secrètement les lois de la santé, ni ukuri musobanuye neza amategeko agenga ubuzima. Ainsi pour qu'on conforme muhatira abantu kuyakurikiza tel élève qui accompagne le message du troisième âge. Ubwo nibwo butumwa buherekeje Marika wa gatatu. Uwo niwo muri muherekeje Marika wa gatatu, musobanurira abantu iby'amagara mazima munabahatire kubikurikiza, kubera iki afin de préparer un peuple qui soit prêt à accueillir le Seigneur quand il viendra sur les niveaux des cieux, kugira ngo mutegure ubwoko buzashobora gusanganira umwami ubwo azabaturutse mu kirere. La réforme sanitaire a pour objectif de rendre le cerveau plus apte à saisir la vérité. Ni ukuri ubugorozi bw'iby'amagara mazima ni ugutegura ubwonko ngo bushobore kwakira ukuri et à préparer le corps à travailler plus efficacement au service de Dieu. Ni ibintu bibiri. Ubugorozi bw'iby'amagara mazima buzategura ubwonko gushobora kwakira ukuri kandi buzategura umubiri kugira ngo ushobore gukorera Imana ibikwiriye. Ngaka akamaro ko kwirinda. Akamaro ko kwirinda ubugorozi bw'iby'amagara mazima, ubwonko bwacu buzashobora kwitegura kwakira ukuri kandi imibiri yacu izakorera Imana ibikwiriye. Ngiyi inyungu yo kwirinda, igihe dufitemo inyungu kuri uyu mubiri ariko n'Imana ifiteho inyungu mu kamaro kacu. Ngiyi iki kintu gikenewe. Mvuge nti rero wenda ntatinda ngo nanjye kure, ahubwo nje ku bintu kimwe gusa. Dukunda gusoma tukabona ibyo kurya bitwegereye, ariko umubare munini cyane ntibabiha agaciro, wenda niko navuga, ariko hakaba n'abandi bazi kubiha agaciro. Mvuge nti hari igihe bibaho nongere nsubire ku kamaro ikintu cyitwa igitunguru. Kivugwa kenshi bitewe nuko ari polivara, gikiza henshi gakiza byinshi. Iyo mpamvu igitunguru cyitwa onyo, bavuga ngo l'oignon a une grande réputation comme plante utile dans la guérison de nombreuses maladies. Onyizwi nkingira kamaro, ifite ikivugo cyiza mu bimera bikiza indwara z'amoko menshi. Ntabwo ikiza indwara imwe gusa, ahubwo ikiza indwara z'amoko menshi. Il est stimulant, anti-infectieux. Ati y'ubwayo isiga yongerera umubiri imbaraga kandi gakingira indwara z'ibyuririzi, diurétique, mu nzira zo kwihagarika hagakora neza. Vermifige ijya yica inzoka, antirhumatismale ikaba yica rubaga, ivura rubaga, ikingira rubaga impande, iradusira po, iri mu bintu bitera itoto. Iyo ni onyo byanze bikunda, aho kurwa abantu birukanka kutuvuta bisiga bikarenga n'ubunini nkanyari kaza, ahubwo ne baje barya onyo ihagije. Burya rero biremewe ko nuwigika gusharirira wemerewe kuyifata kwa kunda ari umubumbe ukayitera mu byo kurya igatogota, yarangiza ukongera ubwo bukana bwamara gushira ukayikatakata, cyangwa se wemererwa no kuyikatakata neza, yarangiza ukayishyira mu byo kurya ukabitekana, ariko ukayirya ihagije kuruta ko umuntu afata agasate kamwe ngo ariko nari nagiriye. Cyo ngino ubwabyo gusa, kuko iyo bavuze ko intungo ni qualité barongera bakashiraho n'icyo bita quantité, kuko bivuze ngo ikiza nacyo kigwerugura n'urugero ruhagije. Rero hepfo ngo il régénère l'organisme, ihembura igarura itoto mu ngingo, soulage le maladie pulmonaire, ikaba yoroshya cyangwa se igabanya ubukana bw'indwara zo mu buhumekero, et bronchique n'inkorora zidakira, stimule le fonction digestive, arega onyo ituma imyanya inoze ibyo kurya ikora neza, soulage le rein, impyiko zari zinaniwe zirongera zigahembuka, la constipation, abantu bafite ikibazo cy'impatwe irashira, et l'impuissance, ku bushake buke bw'imibiri y'abantu abagabo n'abagore burongera bugahembuka, donne de la vigueur, umuntu uyirya ahorana imbaraga, régénère la prostate, ku bagabo ikaba ihembura prostate yabo ntibyimbe,
il fortifie les yeux faibles, akaba amaso y'amanyantege nke yongera kugira imbaraga, et le cerveau, ubwonko bwawe burongera bugakora neza. Il permet d'expulser les vers intestinaux et combat l'insomnie. Ikaba rero isohora inzoka mu mara kandi ikarwanya kudasinzira. Ibyo ngaka kamaro ka onyo iyo yongereweho ubuki kaore mange cri bien rave ou comme boisson de préférence avec un peu de miel. Iyo wayogeje neza nyuma yarangiza ukayongeraho umutobe ubuki, on obtient remède de premier ordre, ubonye umuti wo mu rwego rwo hejuru contre beaucoup de maladies de la gorge, de voies respiratoires, de l'estomac, de l'intestin, des reins, de cerveau, des os et de la peau. Iyo umuntu yayivanzeho ubuki onyo ifite uruhare rukomeye cyane mu gukiza indwara zo mu muhogo, indwara zo mu buhumekero, indwara zo mu gifu, indwara zo mu mara, indwara z'impyiko, indwara z'ubwonko, indwara z'amagufa, indwara z'uruhu. Spécialement aruema, tout grippe, rhinite, infection de bronche. By'umwihariko onyo iri kumwe n'ubuki ivura inkorora, gusarara, indwara z'umuriro, kuzeba amazuru ndetse no kurwara inkorora yakaye. Ngaya amahirwe twavuga ngo turangiriza kuri iki kintu ravuze ngo dans toutes les affections du voie respiratoire il agit comme meilleur médicament. Birazwi neza ko ivura neza mu nzira zo buhumekero, il agit comme le meilleur médicament pour l'estomac, l'intestin et le foie, auquel remède n'est aussi efficace que le jus d'oignon, de pomme et de citron. Ariko ku ndwara z'igifu, indwara z'amara, indwara z'umwijima, nta muti mwenda kuzabona wingira akamaro urenze onyo, pome n'indimu ukabihindura umutobe. Pome, onyo, indimu iyo ubiseye yarangiza cyangwa se ukabinyuza muri blender cyangwa se muri two bita mixer, yarangiza ugakuramo umutobe. Nta muti wenda kuzabona ku isi urenze gufata onyo imwe, pome imwe n'indimu imwe ukabisya, uwo mutobe wabyo ukawunywa. Ngibyo yarangiza uko niko Imana yateganije ngo nubura n'umuntu yitera amahoro. Ni byiza ko tuzirikana ngo tudatinze umuntu akeneye uruhare rwe mu kuzana amahoro mu mutima we, mu muryango we, mu itorero arimo, mu baturanyi, mu mubiri we, mu bavandimwe be ndetse no mu bakorana. Reka dusabe Imana ngo izaduhe imyumvire myiza kandi buri wese